Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwineza Aline, nkaba ndi rwiyemezamirimo. Ndi rwiyemezamirimo nkora handi sanitizer, ni umusanzu natanze, mbikora nko gutanga umusanzu, nanabikora nka business. Nkora handi sanitizer mu rwego rwo kurwanya COVID-19, nkora umuti wo gukaraba ku ntoki kugira ngo tubashe kwirinda cyangwa se kugabanya virusi zandura zinyuze ku ntoki zacu. Nkorera Kicukiro Kagarama, niho uruganda ruri, nkaba ari njye founder, nkaba na producer w'uwo muti, ni njyewe uwukora, nkaba ari ndi na nyiri uruganda. Sanitizer yitwa Tropical Hand Sanitizer. Uko mubireba ni iyi. Ubwo uko igitekerezo cyaje nanjye kintunguye, kandi kiza kubera ko mbona hari ikibazo. Nk'uko tubizi, ibisubizo biva mu bibazo, opportunities zituruka mu bibazo. Ubwo rero njye nabonyemo opportunity mu kibazo twagize, ariko uburyo byaje nagiye gushaka handi sanitizer nk'uko abandi bose bazishakaga mu mujyi. Hari mu kwa gatatu ku itariki 8 mu mwaka w'2020 2020, njyayo kuzishaka, twazitaga desinfectant, njya mu mafarumasi hose ndazibura, banambwira ko zabuze, kandi zabuze ku rwego rw'isi atari mu gihugu cyacu gusa. Numva ngo imipaka muri China bayifunze, numva hari indege bazihagaritse, imipaka mu bihugu bitandukanye bagiye bayifunga, ntidusohoka, nta binjira. Numva ko ari ibintu bikomeye, kandi ariyo produit twari dufite iri kudufasha mu kwirinda gukwirakwiza iyi virusi ya corona. Ubwo nibwo nahise mfata icyemezo, ndavuga nako se ni gute dushobora kubura umuti nk'uyu woroheje, desinfectant tukayibura, kugeza ubwo dukwirakwije ubwacu twikwirakwijemo virusi. Ndavuga nti reka ngerageze nkore formule. Nagiye ndicara mu rugo ndabitekerezaho, ndabona ariko wakora formule ishobora gukora desinfectant, kuko natekereje ko alcohol tudashobora kuyibura. Dufite inganda zikora za whisky, bashobora kudusagurira alcohol, cyangwa se bakaba byaba na ngombwa ko bayikora bitewe n'ikintu dushaka gukora. Ubwo ntekereza igikakarubamba nacyo ubwacyo ni antibacteria, kuko iyikoze mu gikakarubamba gifite antibacteria ikomeye, kandi kikanadufasha kurinda uruhu, ubudahangarwa bw'uruhu, cyangwa se kikaba ari moisturizer. Ntekereza vitamine E ariyo, aho abandi bakoresha za glycerine, njye nakoresheje essential oil, cyane ko banayitegeka muri aromatherapy cyangwa se kwiyuka. Igihe abantu bafite covid bagaragaweho icyo cyorezo, babategeka kwiyuka bakoresheje ama essential oil. Ubwo rero nanjye ntekereza ibyo byaje nyuma, njye natekereje gusa ko ari nshobora kuyikoresha kuko nawo ubwayo ni umuti. Nubwo nyuma byaje kuza ari bayibategeka ngo bayikoreshe muri aromatherapy, ariko ntabyo nari nzi ko ariko bazabategeka, ko nyine nabikoze mu kwa gatatu muri 2020. Mpita mfata amafaranga njya kugura ibyo bikoresho, ngura na blender nshyashya ya mbere, ndabisya ibikakarubamba njya kubishaka ahantu mu bantu bacuruza imiti y'ikirabura, barabimpa, ndaza ndabihatamura muri mushongi w'imbere, ndawusya, nkabona ntibisa neza, ndakora produit, ariko nandikaga icyo nabanje icyo nakurikije, gutyo nkora ese ya mbere, mbona ntibisa neza,
ngira ngo ni brand idasya neza, njya kugura indi ya kabiri, nabwo ndabizana biva nka kwa kundi. Byagiye kugera ku itariki 11, tariki 11 nafashe umwanzuro wo gukoresha igikakarubamba cyo muri Forever. Icyo nagiye kugura ndaza ndabikora, kiriya cyo kunywa kiri cya Pure Gel, nicyo nafashe ndakizana bari cyo nkoresha. Maze gukora iyo ntuze, iyo sample ndayijyana muri RSB, baramfasha barayipima, habimpaye nyuma y'iminsi 8 iminsi 5 nisubiriye no mu kazi, ndi mu kandi kazi, barampamagara ngo nize fate resultat zanjye, njya gufata test report, ndebye nsanga byareyishishe. Wow, ni gute ntakomeza nkakora nanjye umuti? Ubwo nibwo nafashe icyemezo, mpita mfata amafaranga nafite kuri konte, hari ibikoresho nari naratumye ngiye gutangira uruganda rwa wine, kurumva rwitwa Tropical Brewery and Winery. Nari ngiye gukora byeri na wine. Noneho hari ibikoresho nari naratumye muri Amerika, ama US ari irankorera shipping. Birangira mbona ko bari barampaye tracking number, nsanga nkabona trackinga, nkabona biriho biranyura mu Bwongereza, mbahamagaye nawe wambwira ko ari ukubera icyo cyorezo cya coronavirus. Ubwo ndavuga nti ibyo byose bino bizajya no kuza, hari aho maze kugira, reka nkomeze urugendo ngira icyo mfasha, kandi ntitwongeye kubura umuti, kandi noneho mbikore as business. Imbogamizi zo zigomba kubamo, nta business itagira risk, nicyo ugomba kubanza kwishyiramo. Nubwo waba warabiteguye, nubwo waba ufite amafaranga angana gute, risk zo ni ngombwa guhura nazo ku buryo bugiye butandukanye. Ku cyerekeranye n'ibyangombwa ntibangoye, kuko bampimiye nk'undi wese ko yaza gupima, barapima bampara test report, bampa ibyangombwa ko byujuje ubuziranenge. Abashinzwe ubuziranenge Rwanda FDA baraza nabo bajya gukora amatravo yabo kuri ntuze yanjye, ibyo bashinzwe barabikora, batwara sample, bareba aho bantegeka, aho ngomba gukorera uko haba hameze. Ibyo byose ni ibintu byagiye biza bintunguye, ntari niteguye. Amafaranga agashaka kuba make, ngongera nkafata ayandi, gutyo. Urumva ni business nakoze, ariko nta business plan mfite. Urabona abandi banza gukora business plan, akabona gushora mu kintu ariko azi neza aya mafaranga azashora. Nge rero ku buryo financier nagizeho ikibazo, ariko ngerageza kugikemura kuko nari nabyiyemeje. Ariko ku cyerekeranye n'ibyangombwa cyo nta kibazo nagize, babimpereye igihe nkuko n'abandi bahera igihe rwose. Nta kindi barebye, ndi umunyarwanda, niyo waba utari umunyarwanda baragufasha, nta kibazo. Zo barazitanga bigiye zitandukanye nyinshi, bagenda bazisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Urubyiruko, hari Minisiteri y'Ikoranabuhanga, cyane cyane kuri Minisiteri y'Urubyiruko rwa My Culture, bayirebaho. Hari opportunity bagenda batanga ku bafite rero na makeya bashobora gutangiza, bayatangiza kuko ni amahirwe dufite. Ni amahirwe rwose. Hari ijambo ryinshi kenshi nkunda gukoresha rivuga ngo ku muryango w'amahirwe ntawe ukomanga, ahubwo akubita yinjira. Ubwo rero na nyakubahwa His Excellence akunda kubitubwira ko
dufite amahirwe tutagomba kuyapfusha ubusa, cyane cyane urubyiruko n'abadamu. Dufite amahirwe pe, tugerageze twumve ko tugomba gukora, tugomba guteza imbere igihugu n'icyacu. Ntabwo igihugu cyacu gishobora kuzazima, n'ubundi niho handi nitwe tuzagisigaramo, ni natwe tuzasigara tugikorera. Byakabaye byiza rero duhereye ubu, tuzumve ko tuzahera igihe runaka kindi, iki ni cyo gihe twagahereye. Yego narabyigiye neza shimi, narayize kandi nta bumenyi buhambaye burimo. Igihe cyose ufite ubushake ikintu cyose kigeraho. Ndumva kubyerekeranye no kuba ari ibintu bihambayeho, ntabwo bihambaye rwose, ni ibintu byoroshye. Hari n'imiti myinshi dushobora no kwikorera mu gihugu, abashimisite bo barabizi, bashobora kubasha kwikorera tudasabye ko tujya kuyigura hanze. Imiti myinshi cyane dushobora kwikorera kandi tukayikora mu bintu dufite byacu, cyangwa se nubwo twanabituma ariko bikitwa ko ari twebwe tubyikoreye. Hari ibintu byinshi, si n'imiti, byerekeranye n'ibyo kurya nabyo hari ibintu byinshi twakwikorera. Hari bizinesi nyinshi cyane zitaragera mu gihugu kandi dukeneyeho kuba hari abantu bashobora kuza wenda bakaba bashoramo bakaza bakabikora, kandi zidasaba ibishoro binini. Hari inganda ntoya rwose urubyiruko bazikora kandi bikagenda neza. Ubutumwa naho abanyarwanda bari hanze ni uko mwatinyuka, cyangwa urabanza ugatinyuka, kuko igitekerezo byo benshi barabifite, ndibaza barabifite, ariko ntabwo bari gutinyuka. Ntibatinyuke bumve ko bashoboye, ahasigaye baze bashora imari, barebe neza ikintu kitaraza, no gutinya gushora mu bintu bishyashya. Ahubwo ibishyashya nibyo bikenewe, kumva ngo niba uriya yakoze iki nanjye ngiye kuza gukora iki, kuko bariya bagikoze kikagenda. Oya, nawe ushobora gukorera icyawe gishyashya ukaza ugakora kandi bikagenda. Ubwo rero ni abatinyura kuza gukora, ibyangombwa barabitanga nta kibazo. Iyo bagize imana bakabona uru rubyiruko baguha ibyangombwa ku buryo bwihuse, kuko bariho baradufasha. Ubwo rero iyo bagize amahirwe ukaza uri urubyiruko rwose, cyangwa uri umugore, aho birihuta cyane, baragufasha ku gishoboka cyose, ari uburyo bw'ibyangombwa, ari n'uburyo finansiyeri, byose baragufasha.